Uvira iyo wumva Uvira ni umujyi uri hakurya ya Bujumbura, ari Bujumbura ibirometero bike cyane nka 5 cyangwa aho ngaho. Rero kandi bikaba ari ahantu mu kibaya cya Lake Tanganyika, ahandi ari imisozi yahanamye. Urumva muri iyo misozi rero twe turimo mu misozi yiheze ya Uvira. Afande mwageze Uvira? Uvira mbubwira ko ari mu kibaya. Nyine Uvira ni ikibaya. Ariko mu kuvuga ngo mwe muri territoire ya Uvira muri iyo misozi iri Uvira muyirimo. Ubwo se Uvira si yafashwe? Uvira ntabwo twavuga ngo ni Tombe. Ese ya terime natwe dukoresha urayizi? Turayizi cyane. Ya Tombe. Ntabwo twavuga ngo ni Tombe, ariko twebwe dufite tekinike ya gisirikare dukoresha. Uburyo turwana, urumva igihe nikigera tuzabamenyesha. Ariko nkuko bizi tugamije kurinda abaturage n'ibyabo. Tangirije kuri abicwa cyane harimo abatutsi b'abanyamurenge. Tugomba kubanza gukura aduyi ubariho hariya, yuko aduyi yatangiye kuza icyo gihe cya mbere. Icyo gihe natangiye kubwira ko na mbere ya Yese, mbere ya Yese ingabo z'u Burundi n'imbonerakure zari zatangiye kwinjira hariya mu misozi ya Uvira. Rero tugomba gutangira gutoragura aduyi uriye ngiyo, tukarinda abaturage, arangize ibyo bindi tukazaba tubireba. Hari ukuntu abaturage bari cyangwa se abantu bafite famiye za Minembwe n'ahandi bakabona uburyo activity hano Goma zikorwa n'iki, bakavuga ngo M23 ishobora kuba yarageze Goma na Bukavu igasa nkaho ifunze safe. Babona uko activity zikorwa, ati kuki yatinze kugera Minembwe. Uko ubu tuvugana drone ni nyinshi, nizo ziri gukora ni nka za zindi, niba wibuka izo drone zari za Mushaki, izo drone zari za Ngungu, ubu nizo drone kuko n'ubu tuvugana sharing rugezi kwa kundi kurasa ariko utazi ari kurasa ikirere kirimo aduyi, nibyo biri gukorwa. Abantu rero hari ukuntu babifashe bakavuga ngo mushobora kuba mwarageze hano mugasa nkaho mwicara. Afande koko mwageze hano musa nkaho mwicara? Reka ntabwo twakumva ko hari bene wacu bicwa ngo turyame dusinzira. Ahubwo ikibazo cya Minembwe kubize ni mu misozi miremire. Mu misozi miremire nta muhanda ujyayo, umuhanda uriyo ni ukugendesha ikirenge. Uragenda wava Bukavu ukagera ahantu hitwa Nyangezi, ni nko ku birometero 30. Nyangezi. Ukava Nyangezi ukagera ahantu hitwa Kaziba naho ni ibirometero. Ubwo ni muri Warungu. Yego. Warangiza ukazamuka imisozi rero ukabona uterera imisozi plateau kuri Kaziba. Ibi byose ni ku maguru na transport. Rero kuzajya gutabara muri iyo ngiyo. Ntubize ko ubushize hari indege yari yatwaye imiti, barayirasa n'izo drone. Barayirasa ngo abo bantu babure imiti, babure umunyu, babure isabune, babure buri kimwe cyose, bipfire mbese ubwabo bicwe ubuzo. Kumva rero abo bantu nibo turi gutabara ngo, ariko babwire ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko muri mu nzira mujyayo. Yego. Hari niba ujya ukoresha imbuga nkoranyambaga wenda kuko umwanya muba mufite, hari agafoto kagaragaye kuri rezo sosiyo abasirikare basa nkaho bari kwita ko ari intare za Sarambwe ziri ahantu ziri kuvogera mu gishanga